Ni amakuru tubazaniye akomeje kugaragara mu burezi bwa Afurika. Uburezi bwa Afurika bufite ikibazo gikomeye cyane, aho usanga abakomeye bose nta muntu wifuza kwigisha umwana we ku mugabane wa Afurika. Ese ibintu biterwa n'iki? Ese ni ukubera iki twisanze aha hantu? Ibintu bikomeje gukomera cyane, aho usanga umunyeshuri wa General Education n'umunyeshuri wa TVET n'umunyeshuri wa TTC batandukanye cyane aha na hehe. Kugira ngo umunyeshuri wize General Education abe yakishyikiza ku munyeshuri wize TTC ni ibintu bigoranye cyane. Si uko aba amurusha ubwenge, ahubwo ngo ni uko ngo aba yarabwarize ubwarimu bw'umwuga. Ariko mu by'ukuri usanga n'iyo umunyeshuri yaba yarize TTC ariko ari umunyeshuri wize General Education aba umurusha ubumenyi. Ariko ugasanga umunyeshuri wize TTC ashyizwe imbere cyane. Umunyeshuri wize TVET ugasanga ashyizwe imbere cyane kurusha umunyeshuri wize muri General Education. Ese ibintu biterwa n'iki? Icya mbere cyo umunyeshuri wize TVET ahabwa stage, umunyeshuri wize TTC ahabwa stage, umunyeshuri wize General Education none we bimeze bite? Umunyeshuri wize General Education atandukanye cyane n'abo ngabo kubera ko we nta hantu ashyirwa, arahezwa cyane. Kugira ngo ubone stage ni uko ufite kaminuza. Ariko se nta kuntu NESA yagira gutya ikabijyamo, cyangwa se Mineduc ikareba ukuntu yabigenza, abanyeshuri nabo basoje General Education nabo bakajya bajya kwimenyereza umwuga, kuko rimwe na rimwe usanga nabo haba harimo abafite impano zigiye zitandukanye. Urugero, umwana yashoje kwiga muri General Education, aragenda ariga yiga agataha, abona amanota ye aruzuza, igihe diplome yari kuri 60, asoje kwiga mu wa gatandatu abona buruse ye ajya kwiga. Mu by'ukuri iyo arimo kwigisha isomo rye uba ubona rwose nta n'umwarimu wize TTC umurusha rwose kwigisha neza iryo somo rye. Ni uko uwo mwana aba yize ibintu byo kwigisha ariyo mpano ye, kandi ibintu akabyiga bikunze. Mu by'ukuri mu banyeshuri biga muri General Education nabo usanga harimo abafite ubumenyi kandi bakomeye cyane, usanga bafite n'intumbero zo gushaka kubusangiza abandi. Ariko kubera ko bateshejwe agaciro cyangwa se bameze nk'abahejwe, ugasanga impano zabo ziheze hasi, ntabwo zibyajwe umusaruro. Ariko se ibi bintu bizakemuka ryari? Aho usanga nta mutegetsi wifuza kwigisha umwana we muri General Education. Ugasanga aravuze ngo umwana wanjye ngiye kumujyana kwiga nursing, umwana wanjye ngiye kumujyana kwiga, ajye kwiga wenda comptabilité, umwarimu abe umucungamari w'umwuga. Ariko se umwana we wize economics cyangwa se wize MEG ibyo ntiyabikora? Ese umwana wize MCE ibyo ntiyabikora? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane abantu bakomeje kwibazaho. Ariko nkatwe nk'abanyamakuru cyangwa se abantu tuvuga bikagera kure, twagira ngo dusabe leta ibi bintu byinjiremo, aho ishobora kuzadufasha cyangwa se gufasha abana ba Afurika, igashyiraho urubuga aho umwana azajya asoza kwiga mu wa gatandatu nawe akaba yasaba icyo ashaka akajya kwimenyereza umwuga. Kubera ko hari benshi baba batabifite, ariko atari uko batari abahanga, ahubwo ari ukubera ubushobozi. Ukora uzi ngo uzaba umwarimu ariko iwanyu watsinda ukabona amafaranga akujyana kwiga boarding, impano yawe ikabirangiriye aho ngaho. Wabona amafaranga akujyana kwiga kubera ko bakohereje kwiga TTC, amafaranga ukayabura, ugasanga impano yawe ipfiriye aho ngaho, ugasanga ni igihombo gikomeye cyane, ndetse birimo biranatera n'urujijo. Ugasanga n'abana bamwe na bamwe bameze nk'abarwaye toroma. Urugero, umwana yakuze ashaka kuzaba mwarimu, ariko kubera ko atabonye ibaruwa imwemerera kujya kwiga muri TTC, ugasanga birapfuye kubera ko babonye ko uwo mwana afite amanota menshi, ariko uwo mwana yari afite ubumenyi bwo kuzaba mwarimu. Ariko ugasanga kubera ko afite amanota menshi bamwohereje kujya kuba umuganga. Ugasanga ibyo bintu bihabanye n'impano we ubwe yiyumvagamo, ugasanga bikomeje kumugora. Ugasanga umwana arahangayitse, rimwe na rimwe abana baba baranibuze, ugasanga ni ibintu bibabangamiye cyane. Ariko icyo twasabaga ni ukugira ngo hajyeho urubuga cyangwa se ibintu bijye ku murongo, abana nabo bajye bisanzure. Biriya bintu byo kuvuga ngo umwana niba agiye gushusha ngo nahitemo ibigo ngo birenze bitatu, ibi bintu nabyo ni ibintu byo guhohotera ikiremwa muntu. Umwana yakaba yavuga ngo nshaka kuba umuganga, umwana akaba umuganga bitewe n'uko ari cyo ikintu cyonyine yemeje kunyemezamanota cyangwa se gushusha igihe baba barimo kuzuza fomu. Ariko ibyo ngibyo biriya bigo bitatu bashyiraho birangira babonye umwana atsinze bakamuhora akarasa aho babona bikenewe. Gusa ugasanga bibangamiye iterambere ry'umwana ndetse n'icyo yashakaga kuba cyo. Leta nidakemura iki kibazo, ni ukuvuga ngo abize nibo bantu bazakomeza kujya kubuzura muri gereza, kubera yuko urasoza kwiga warize imyaka yawe 18, wasoza kwiga ukicara iwanyu mu rugo
wajya kumva ukumva nk'umuntu araguhamagaye ngo ngwino hano nguhe akazi, wagerayo ugasanga wenda ni nko gutwara magendu, wagerayo wasanga uri gutwara magendu, waba ucyambuka umupaka bakaba baragucakiye, bamara kugucakira bakaba bakujugunye muri gereza, bakaba bagushyizemo bagiye kukugorora kandi batazi yuko nawe wari urimo guhiga ubuzima. Ibintu leta nitabyinjiramo abantu turagomeza kwirundira muri gereza, cyane cyane abashomeri cyangwa se abantu bashoje kwiga, kubera ko usanga abenshi baba bakeneye gusoza kwiga bashaka guhita babona akazi, cyangwa se ugasanga buri muntu wese ibyo yize si byo ageze hanze ngo ahasange. Ugasanga niba warize math, computer science and economics, wagera hanze ugasanga icyo kigomba kugutunga ni ugucuruza isambusa, cyangwa se ugasanga ni uguhinga, ariko nyamara mu by'ukuri ntabwo wize agriculture. Ugasanga nyine ubuze icyo ukora ugeze hanze bitari ibyo, kubera yuko impano yawe yapfubiranye ukiri hasi, ugasanga ubuze icyo ukora wisanze muri gereza. Kandi uko byagenda kose abana b'Afurika tugomba kubaho. Ese tuzabaho dute? Ese bizagenda bite? Nta kindi ni uguhiga, tukiga dutambikira. Waba uri kwiga gutyo wasoza ukanagaho nakuga kugira ngo nawe ubashe guhabwa imenyerezamwuga ubure icyo wakora. Ariko icyo twatabazaga ni ukugira ngo rwose leta irebe icyo yakora isanganire aba bana mu maguru mashya, bitari ibyo izajya ihora ifungura, kubera yuko ibintu bikomeje kugorana. Urabyumva nawe ntiwabaho gutyo gusa kandi imyaka iri kugusiga. Njye wari kumva ni Ayukamu TV, channel igera kure cyane kandi ikageza amakuru ku bayakeneye. Nawe icyo usabwa ni ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, share, comment. Wowe ubonye iyi video gisangize kugira ngo igere kure, turebe ko hari ikintu leta yakorera ubase bwa Afurika muri rusange, kubera ko burahangayikishije cyane. Abantu usanga bahangayitse abenshi na benshi, ugasanga arimo ava mu ishuri, umwana ari kwiga ariko ntacyo bimugezaho. Dore nka gutya uyu muhanga yabivuze ngo abize sibo bantu ngo bafite ikintu bagezeho. Tega amatwi wumve. Atunzi aherutse kugira ati There's no need even to have a college degree. Erega nta nubwo hakenewe diplome ya kaminuza habe n'iya segonderi. Icyo nshaka kuvuga ni iki: iyo umuntu arangije muri kaminuza zikomeye, ibyo ngo biba ari ikimenyetso ko yakora ibintu bihambaye. Nyamara rwose siko biba bimeze. Nk'ubwo iyo urebye abantu nka Bill Gates cyangwa se ba Larry Ellison na Steve Jobs, aba bagabo ntibigeze barangiza za kaminuza. Kugira ngo mbe nahabwa agaciro ngira ikintu nakora muri leta, si uko ngomba kuba mfite kaminuza, oya. Kugira ngo mbe nabajya kuba umwarimu, si uko ngomba kuba mfite kaminuza, oya. Kugira ngo mbe nagenda nkaba umuganga, si uko ngomba kuba mfite kaminuza, oya. Kugira ngo ngende ngira ikintu nkora, si uko ngomba kuba mfite kaminuza. Bityo rero nanjye ngomba guhabwa stage nk'abandi, nanjye nkimenyereza umwuga, nubwo ibintu mba narabigiyemo ntabyumva, kugira ngo basi ndebe ko nabyisangamo, nanjye nzabibyaza umusaruro nk'umuntu wabitayeho igihe ndi kubyiga imyaka 10 n'ingahe yose. Ibyo bintu leta Mineduc igomba kubiha agaciro kandi ikabyinjiramo igasesengura, ikareba ko ibi bintu atari byo koko. Nimba abantu kugira ngo bagere kuri byinshi atari kuba bafite amashuri y'ikirenga, ahubwo ari ukubera ko ibintu baba babyumvamo ari impano yabo. Bityo rero n'abantu bisanze ahandi hantu baba bagomba kugerageza buryo ki babasanisha nabyo, kugira ngo umwana ube waramujyanye kuba muganga kandi yarashaka kuba mwarimu cyangwa se yashaka kuba umuntu umwubatsi, nuko ibyo bintu yagiyemo umuhamo imenyerezamwuga kugira ngo nawe abikunde abyisangemo yisanishe nabyo. Ibyo bintu leta nibigenzure, irebe ibyiteho kandi bishyireho agaciro, ibishyireho umutima kugira ngo n'abandi bose bahisange, uburyo bwo kugabanya abana bashira muri gereza bazira ubusa, bazira ibintu kubera ko babuze icyo gukora. Reka ibi bintu bigere kure. Wowe wumvishe iyi video yisangize kugira ngo igere kure, kandi kugira ngo irire abivuganira kandi igihe nayivana abantu nahibageza. Murakoze, muragahora n'Imana, murakagira amafaranga.